nyuri wawe akomanga ku rugi rw'umutima ng'umukingurire. naho umukiza Yesu atagukura nubwo haba ari kure bingana bite, aramanuka akagera aho uri, ni naho utubabarira ibyaha byacu, aduhindukira isoko y'agakiza, niwe butunzi bukomeye bwo kwiratwa. kurira igiti cy'umuvumu baruguca bugufi mu mutima, icyubahiro kiza gifasha hasi, azamuka abantu bamureba bareba umukiza. hagarara hano hirengeye aho ushobora kubona umukiza, buri munsi umukiza nyuri wawe akomanga ku rugi rw'umutima ng'umukingurire. iyo ukinguriye Yesu umutima, ibyari ishavu bihinduka ibyishimo, uhinduka umuragwa w'ijuru, amasezerano y'ijuru akabaho, iby'isi bigatakaza agaciro, nuko bigenda iyo Yesu agutuyemo. igiti cy'umuvumu baruguca bugufi mu mutima, icyubahiro kiza gifasha hasi, azamuka abantu bamureba bareba umukiza. hagarara hano hirengeye aho ushobora kubona umukiza, buri munsi umukiza nyuri wawe akomanga ku rugi rw'umutima ng'umukingurire. hagarara hano hirengeye aho ushobora kubona umukiza, buri munsi umukiza nyuri wawe akomanga ku rugi rw'umutima ng'umukingurire. hagarara hano hirengeye aho ushobora kubona umukiza, buri munsi umukiza nyuri wawe akomanga ku rugi rw'umutima ng'umukingurire. amazina yanjye ku bashyitsi batazi nitwa Amizero Jiji. Tukaba tugiye kwigana amagambo akomeye cyane avuga ngo icyo Imana yavuze. biboneka ko kuva cyangwa iyimuka Misiri igice cya 20. ariko hari isomo nashatse ko muzirikana riboneka muri Yesaya igice cya 26:8. haravuga ngo ni koko Uwiteka Nyagasani mu nzira y'amategeko yawe niho twagutegererezaga, imitima yacu yifuza izina ryawe n'urwibutso rwawe. Imana ihire gusoma kw'ijambo ryawe. ibihe byinshi abantu batega amatwi ku maradiyo ngo bumve icyo abantu bakomeye cyane bavuze. hari n'ubwo bamwe
Ikibazo cya mbere kiravuga ngo mbese ayo mategeko nibyo yatanze? Igisubizo ni Imana. Icya kabiri, none se iyo Mana yitwa nde? Igisubizo kiri mu Kuva igice cya 34 umurongo wa 6. Ni Yehova, ndiho Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara kandi ifite kugira neza kwinshi. Biteye umunezero kumva no kwishimira ibyo yavuze. Dawidi wa wundi warwanaga agatsinda amahanga, muri Zaburi 119 umurongo wa 48 yaravuze ati, nzamwandikira amaboko ibyo wategetse, ndabikunda kandi nzindira amategeko wandikije. Itegeko rya mbere, Imana yaravuze iti, ntukagire izindi mana imbere yanjye. Imana yakunze abari mu isi cyane, maze yifuza ko babaho ubuzima butagira umubabaro. Kera basengaga ibisimba n'ikiyoka cyitwa uruziramire. Iyo bageraga ibibazo, bafataga abana bakabajugunyira cya kiyoka cyangwa ikindi basengaga ngo imyaka bahinze yere. Maze Imana ibonye ko abantu bayo baruhira ubusa kandi ko nta handi babonera agakiza, irababwira iti, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Imana ishimwe kuko yemeye ko Imana yacu iteka. Ku itegeko rya kabiri, Imana yaravuze iti, ntugafukamire ibishushanyo ibyo ari byo byose, ahubwo ujye upfukamira Imana yonyine. Hari n'igihe iyo bagiraga ibibazo, bafataga Imana bakabatwikira ikigirwamana kugira ngo ibibazo byose bafite bibonerwe igisubizo. Hari n'ubwo bafataga umukobwa w'imubi bakamujugunya mu ruzi kugira ngo hazagwe imvura. Maze Imana ibonye ko abantu baba ubuzima bw'umubabaro bwinshi, irababwira iti, ntugapfukamire ibishushanyo ibyo ari byo byose, ahubwo ujye upfukamira Imana yonyine. Imana nanone yaravuze iti, ntukavuge izina ry'Uhoraho mu buryo budakwiye. Muri iki gihe abantu benshi bakunze kubeshya, kandi kugira ngo ibyo bavuga tubyemere, bahita barahira muri rya zina rya Nyagasani. Abandi barakiri cyane, bahita bavuga rya zina rya Nyagasani mu buryo budakwiye. Iri zina reka twese turyubahe. Ni izina ritangaza, ni izina kandi ni izina riduhesha amahirwe. Iryo zina ntiricika hejuru. Imana nanone yadutegetse kwibuka umunsi w'isabato. Abantu bose bifuza imigisha, kandi abantu bose bifuza amahoro. Abantu bose bifuza kuramya no guhimbaza Imana. Imana rero yashyizeho umunsi ukomeye cyane kandi byose ibita isabato. Ku isabato abantu bose baricarana bakareshya ndetse bagasabana n'ijuru. Ndetse ku isabato niho turuhuka imirimo yo mu minsi 6 tumaze gukora. Ndetse ku isabato kandi, isabato yonyine niyo Imana yejeje, niyo yonyine Imana yahaye umugisha, kandi ni nayo yonyine Imana yaruhutseho imirimo yayo. Ku isabato iyo turuhutse dusabana n'Imana, tuba dushimangira ko kugira neza kwayo ariko kutubeshejeho. Hari agakobwa kitwaga Mariya kagiraga umunsi mukuru w'amavuko tariki ya 1 z'ukwa kane buri mwaka. Maze igihe mama we yajyaga gushaka igipande cyo kwa muganga yarakibuze, maze Mariya aza kumufasha kugishaka. Mu kanya Mariya yarasakuje ati, nakibonye. Nuko mama arishima cyane. Ariko mu kanya Mariya aravuga ngo ntabwo ari icyanjye, kuko banditse ko navuze tariki 5 z'ukwa kane kandi atari bwo dukora umunsi mukuru. Nuko mama aramubwira ati, ibyo ntacyo bitwaye. Itariki y'ukuri wavutse tariki 5 z'ukwa kane, ariko turabihindura tubishyira kuri tariki tubishyira kuri tariki ya 1 z'ukwa kane
Ku itegeko rya gatanu Imana yaravuze iti urajya wumva so na nyoko kugira ngo uzarame igihe kirekire kandi ubone imigisha myinshi. Abantu twese twifuza kurama, ntabwo ari ukurama kugira ngo tuvome dusaze tumare imyaka myinshi ariko dusaje. Umuntu aba yumva ashaka kuguma ari umusore akarinda ko akiri umusore. Birababaje ko benshi bagiye bavuka ariko ntibakure. Ariko Imana yaravuze iti urajya wumva so na nyoko kugira ngo uzarame igihe kirekire kandi ubone imigisha myinshi. Imana itari kumvira ababyeyi ndetse no kubafasha igihe cyose bakiriho. Ku itegeko rya gatandatu Imana yaravuze iti ntukice. Yesu yaravuze ati uzatukwa n'inkoni igicucu akwiriye gufatwa bakamushyira abacamanza bakamucira urubanza rukomeye. Imana ntikunda abagambirira kugirira abandi nabi, urakara, utekereza kugirira abandi nabi, utukana abafite umutima nk'uw'abicanyi. Ahubwo rero Yesu yaravuze ati hahirwa abakora neza kuko aribo bazahabwa isi nshya. Imana yarategetse iti ntugasambane. Abantu bose bakwiriye guhorana amakenga no kureba kure. Bakwiriye kwirinda ibyabara mu ngorane. Abakobwa n'abahungu Imana ibabuza gukina imikino yose ibakurira mu bukubaganyi n'ubukozi bw'ibibi ubwo ari bwo bwose. Abana twese dukwiriye kwirinda abantu bose batujyana mu ngeso Imana itishimira. Ndetse Imana inezezwa n'abareba amashusho n'amavideo ateye isoni. Hirya no hino ku isi twumva inkuru z'abarenze umupaka w'itegeko rya karindwi maze biroha mu ngorane zizarangira ari uko bapfuye, ndetse bagazika ibibazo n'igisebo ahantu hose baba bazi. Yesu yaravuze ati hahirwa abafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Imana iturinda intekerezo zose zidatunganye. Itegeko rya munani Imana yaravuze iti ntukibe iby'abandi. Imana yifuza ko twese dukorera ibyacu ndetse ibindi tukabisaba ababyeyi bacu cyangwa inshuti zacu. Abantu babi nibo bonyine bakinisha kwiba iby'abandi. Hari abana mu ishuri biba amakaramu n'amakayi cyangwa y'abana. Kwiba ni ukugerageza kubona ibyo utabigiye. Abajura bahorana ibyiringiro bipfuye bibabwira ko bazaba bakire cyane. Bababwira ko bazaba bakire cyane nibamara kwiba. Benshi birangira bari muri gereza. Iyi ngeso yo kwiba itera ingorane kuko ituma abantu bahinduka abanebwe aho gushaka ibyabo bariba. Imana inezezwa n'abakorera ibyabo bakirinda kwiba. Pawulo yandikiye Abefeso ati uwibaga ntakongere kwiba ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ye abona ibyo gufasha abakene. Imana iduha umugisha. Umuhanga mu by'umutekano baramubajije bati ni kuki abantu benshi baba abazamu ahandi hakaba abapolisi n'abasirikare? Arabasubiza ati ni uko abantu batemeye gukomeza amategeko cumi y'Imana maze bose bahinduka abagome. Itegeko rya cyenda Imana yaravuze iti
ntiyagiraga ishyari ku byo abandi bafite, ahubwo yaharaniraga gukora. Yaravuze ati si kubaho gikene cyangwa kubaho nk'abakungu, yamenyereye guhaga cyangwa gusohoza, mbashishwa byose na Kristo umpa imbaraga. Hari agatekerezo k'umwana wari umugaye amaguru yombi. Igihe papa wako yavaga ku kazi, abandi bahungu bajyaga kumwakira isakoshi bishimye cyane. Ako gahungu kababazwaga n'uko katajya kwakira papa we isakoshi kubera ko karamura, kubera ko karebaye amaguru yombi. Maze umunsi umwe kigira inama kagenda karicara ahantu papa we yahindukaga. Maze izuba rirakica ndetse imvura irakanyagira we yumvaho kagiye. Nuko nimugoroba papa watashye, abandi bana baje gusimbuka nk'igerekere baza biruka ngo bamwakire. Ariko batarahagera, wa mwana ahita agurira isakoshi aravuga ngo nanjye ndashaka kugutwara. Ise yagize amarira menshi, maze yibaza uburyo karitwara kandi karemaye amaguru yombi. Nuko ako kana kagurira isakoshi, maze kabwira papa wako ngo ngaho nterura. Nuko ise aramuterura, amugejeje mu rugo atangaza ko ari wamutwaye isakoshi, ndetse ahita amubwira n'ibihembo byinshi. Iyo twikubise ku birenge bya Yesu, niwe utuma tubasha gukomeza amategeko y'Imana. Hari akandi gatekerezo karyoshye cyane. Umwe mu banyeshuri bakorewe ubushakashatsi mu gucukura ibyaranze amateka ya kera cyane, mwarimu yari yarabasabye kugaragaza ubushakashatsi bukomeye bagezeho mu ishuri. Nuko umwana umwe yongorera bagenzi be ngo yavumbuye aho rya sanduku yari irimo ibisate by'amabuye n'inkoni arambi yishwe. Nuko mwarimu yihutira kubimenyesha abayobozi ba kaminuza. Nuko abayobozi ba kaminuza bihutira kubimenyesha ab'inzego za leta. Bongeye kubaza uwo mwana ababwira ko yasanze hariho agashereki k'ubwiza bw'Imana bwarabagiranaga. Nuko igihe bamaze kwica, baramubaza bati mbega ya sanduku n'amategeko 10 biri he? Nuko arabasubiza ati biri muri nje, kuko Uwiteka yafashe amategeko ayandika mu mutima wanjye, niyo ntekereza ku manywa na nijoro. Muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 33, Imana yanduriye Yeremiya ibyacu iti nzashyira amategeko yanjye mu nda zabo, ndetse mu mitima yabo niho nzayandika. Maze muri Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 25 ibwirana Ezekiyeli umugambi mufitiye uhereye kera iti nzabanyanyagizaho amazi muzatungana, nzabaha umukozi kandi nzabaha umwuka wanjye nume bagendera mu mategeko yanjye. Yesaya igice cya 26 umurongo wa 8 yaravuze ati ni koko Uwiteka nyagasani, mu nzira y'amategeko yawe niho twagutegererezaga. Imitima yacu yifuza izina ryawe n'urwibutso rwawe. Mbese nawe wishimiye ko amategeko y'Imana ari muri wowe? Mbese urifuza gufatanya n'abakomeza amategeko 10 ariyo aguha umudendezo? Mbese urifuza ko Kristo aguterura akakubashije kugendera mu byo yategetse? Icishe bugufi maze dusenge. Data twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo n'icyubahiro, turagushimiye kubwo tugihumeka umwuka w'abazima. Uduhe kugendera mu mategeko yawe, uyandike ku mitima yacu, abe ariyo dutekereza ku manywa na nijoro. Urakoze kuko uduhaye ubuzima muri uyu munsi, ubane natwe muri gahunda zikurikiyeho, mu izina rya Yesu, amen.